Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, umutwe wa 33, inshingano zibanze z'abaregio, gukomeza. Ikiruta ibyo byose ni ukubamenyesha Yesu Kristo umwami wacu, we wifite mu kuri kose. Si ngombwa kubijyaho impaka no gutanga ingingo zishimangira ibyo duhamya. Icyangombwa ni ukumenya ayo mahame yose no kuyashyira mu buzima bwacu, ni ukubona neza aho batandukaniye n'ibindi byose, no kuyavugana ubwenge twumvikanisha bihagije icyo asobanura, kugira ngo tubakangurira ayo mahame, ndetse bishobotse dutume utwumva ashaka uko yarushaho kuyasobanukirwa. Kuba muri Legio bidufasha kongera ubumenyi bwacu mu by'ukwemera n'uburyo bwo kukugaragaza mu buzima bwacu. Umuntu yifashishije umurava n'ubumenyi amaze kugira ashobora kwigisha iyobokamana batararimenya. Icyakora abantu bagombye kugirirwa neza n'ubutumwa bwacu n'abo duhura kenshi, mu rugo, ku ishuri, mu bucuruzi, mu kazi, mu bikorwa mbonezamubano no mu myidagaduro. Ubusanzwe abo bantu ntibazaba bari ku rutonde rw'abo tugomba gukoraho ubutumwa dushingwa na Legio, ariko nabo turabashinzwe. Tugira uruhare ku butumwa bwa cyami bwa Kristo bwacu, twipakurura ingoyi y'icyaha, kandi tukitangira mugenzi wacu, kuko gutegeka ni ukuba umugaragu w'abandi. Kristo yavuze ko ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi. Matayo umutwe wa 20 umurongo wa 20. Tugira uruhare kuri ubwo butumwa dukora neza umurimo dushinzwe uwo ari wo wose mu buryo butambutse ubusanzwe, haba mu rugo iwacu cyangwa hanze. Tugira urukundo rw'Imana kandi tubikora nk'abitangira abandi. Iyo umurimo dushinzwe twawukoze neza, burya tuba dukomeza igikorwa kiremwa, kandi tugafasha guhindura isi nziza, maze tukayigira abo bishimira kuba. Abarayiki bafite inshingano yihariye yo gucengeza no kunoza imitunganyirize y'isi ihita, ni ukuvuga ibintu byose ku isi, maze bigacengerwamo n'ivanjiri. Mu isezerano rya Legio dusabwa guhinduka ibikoresho bya Roho Mutagatifu. Mu by'ukuri iteka imirimo yacu yagombye kuba imurikiwe n'imbaraga ndengakamere, ariko na kamere yacu igomba kubera Roho Mutagatifu igikoresho kimunogeye uko bishoboka kose. Kristo ni Imana muntu, ariko kamere ya muntu, ubwenge bwe nk'umuntu, ijwi rye, indoro ye, uburyo bwe bwo kwitwara byagize uruhare runini mu byo yakoze. Rubanda yemwe n'abana, abarebaga kure kurusha abandi bose bakundaga kubana nawe. Yari umutumirwa wakirwaga neza hose. Mutagatifu Francisco wa Salesi yari umuntu ufite imyitwarire n'imigirire ikomeye. Yakururaga cyane roho nyinshi azegereza Imana. Niwe washishikarije buri wese wifuzaga kubaho mu rukundo kubiba ibyo yitaga imigenzo myiza mito, ariyo bucuti, ubupfura, imigenzereze myiza, kubaha abandi, kwihangana, kumva abandi, by'umwihariko ku bantu biruhije gushyikirana nabo. Ubumwe bw'amaraso ya Yezu na Bikira Mariya bwatumye basa. Imiterere, isura, kubona ibintu, kunyurwa imigenzo myiza. Uko gusa kandi ntitwatewe nuko kenshi na kenshi abahuje amaraso bahuza n'imico, ahubwo ahanini ni uko ububyeyi burenze kamere bwa Bikira Mariya, buturutse ku nema y'agatangaza koko, bwafashe ishusho isanzwe y'ababyeyi buritaka. Iyo nema itangaje bituma umuntu asa n'umwana we kuri byose, ku buryo uwabonaga uwo mubyeyi w'isugi wese yatangazwaga n'ishusho ritagira uko risa rya Yezu Kristo. Iyo sano y'ububyeyi ishyira hagati ya Mariya n'umwana we kunga ubumwe, bitari bisanzwe gusa, ahubwo bagahuza imitima n'amabanga, ku buryo Mariya yari nk'indorerwamo igaragariramo ibitekerezo n'ibyifuzo bya Yezu. Yezu nawe yagaragazaga byose ku buryo burenze, nk'urebera mu ndorerwamo itarangwaho ubwandu, akabona icyo gitangaza cy'ubumanzi n'urukundo, cyo kwitanga no kwita ku bandi byahebuje byari mu mutima wa Mariya. Mariya yari akwiye kuvuga ndetse kurusha Mutagatifu Pawulo ati, ndiho
ariko si jye ni Kristo uriho muri jye. Ibaruwa Pawulo umutagatifu n'umwe yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 2 umurongo wa 20. Do concilio la connaissance de Marie, umutwe wa 34, inshingano z'abakuru ba za Presidia